Mu buzima busanzwe abantu bagenda bunguka ubwenge kurusha mu bindi bihe byashize, barushaho gutera imbere mu ikoranabuhanga, uburezi, ubuvumbuzi, ubwikorezi, ubwubatsi ndetse hakabaho no guhanga udushya ibyo mu ndimi z'amahanga twita innovation. Nubwo ibi byose bigenda byongera kuri uyu mugabane wacu dutuye, tuvuga ko hari ba nyirabyo babivumbuye ndetse bamwe tukabibitirira, tukanavuga ko ari bo babitekereje bwa mbere. Mbese ubundi kuki bifata umwanya utari mutoya ku basesenguzi bajyanye n'ibya politike, bajyanye n'iby'ubukungu, iterambere n'ibindi kugira ngo bavuge ngo ibi bintu bikoranye ubuhanga kandi byazanywe na runaka tugomba kubimwitirira. Mbese bifata umwanya ungana iki tuvuge ngo umuntu bitewe n'akazi akora, umuganga cyangwa se n'undi wese ngo ni inzobere? Bifata umwanya ungana iki kugira ngo tuvuge ngo umuntu ugeze mu za bukuru ni inararibonye? Mbese ubundi ibi ngibi byose kuki abantu barushaho kugenda babihuza n'ubuhanga? Bihurira hehe no kuba umuntu ari umuhanga? Mbese bisaba iki kugira ngo umuntu agire ubumenyi kuri byo? Ibi byose urabishira amatsiko no komeza gukurikirana iki kiganiro. Kurikira neza, twabikuvira imuzi n'imuzingo kimwe ku kindi maze byose ugenda ubyumva. Hello bakunzi bacu, mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Turagushimiye cyane wowe wakoze subscribe. Nawe niba utarakora subscribe turagushishikariza kuyikora kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro byinshi tugenda tugutegurira vuba bikugeraho ku gihe. Nkuko tubikesha www.humanmemory.com ndetse na www.mentalstatus.com ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Izina. Ibi byose bigaragaza ko mu buzima busanzwe abantu barushaho kugenda bagira ihangana mu bijyanye n'ubuhanga. Hakabaho umuntu uvuga ngo ni umuhanga kurusha uwundi bitewe n'ubumenyi afite kuri iki kintu. Mbese ibi ngibi byaba bituruka hehe? Ntago wibaza icyaba gituma bavuga ngo uyu ni umuhanga azi gucuranga neza, uyu ni umuhanga aratsinda mu ishuri, uyu ni umuhanga mu gutwara imodoka? Bigenda bite ngo uyu muntu abe inararibonye, abe umuhanga, abe n'inzobere mu kintu akora cya buri munsi? Mbese kuki abarusha abandi bo ntago babishobora? Nta bandi babizi nka we se? Bigenda gute ngo uyu muntu abe umuhanga muri ibi bintu? Ibi ngibi byo tugiye kugusobanurira. Ubushakashatsi dukesha kaminuza ya Izina yavuze ku bintu bijyanye na memory status. Yatangaje ko umutwe wa muntu ugizwe n'igihande gishinzwe kubika amakuru mu muntu. Bagaragaje ko hari ibice bibiri by'ibika amakuru umuntu agira mu ndimi z'amahanga, icyo bita short term memory ndetse na long term memory. Short term memory twayegereranya n'ububiko butoya bufata amakuru mu gihe gito, naho long term memory ni ububiko bufata amakuru y'igihe kirekire. Ibi bice by'ibika amakuru ku muntu ndetse binatuma afata amakuru mu gihe gitoya cyangwa kirekire byaba ari nabyo bigira uruhare cyane mu buryo bw'ubuhanga. Tukavuga ngo umuntu ni umuhanga kuko ari amakuru yabitse ahantu hamaze igihe kirekire atajya yibagirwa, cyangwa se tukavuga ngo umuntu ntago ari umuhanga kuko amakuru yabitse ahantu hatoya amara igihe gito. Short term memory. Short term memory wakibaza ngo ni iki? Nkuko twabikubwiye haruguru, uyu ni umwanya uba mu mutwe w'umuntu ushinzwe kubika amakuru y'igihe gitoya. Urugero, umuntu afashe nomero za telefone mu mutwe, agiye guhita zishyira mu yindi telefone kuko nta handi hantu afite ho kwandika. Azifata ako kanya mu mutwe ndetse binamugoye abyihatira cyane by'akanya gato, yamara kuzandika mu yindi telefone ntago aba akibyibuka ukundi. Waba wasobanukiwe noneho neza ikijyanye na short term memory? Nanone hari urundi rugero, mental health status yifashishije. Umuntu avuye mu rugo agiye kugura igikoresho kuri shop gisimbura ikindi yari afite cyashaje ariko kigikora, azakoresha nko mu cyumweru gitaha. Icyo gikoresho agiye kukigura, akigera kuri shop yibagiwe neza ikintu yaraje guhaha nkaho atigeze nabitekereza. Nyamara gisubira mu rugo akibona cya gikoresho cyashaje, yibuka ko yari yagiye kuri shop kugishaka. Aya makuru uyu muntu yayabitse mu cyo twita short term memory. Ntago yamaze igihe kirekire mu mutwe we kuko yari amakuru atihutirwa. Mental status kandi yakomeje hano cyane igaragaza undi muntu wari uvuye mu rugo, stock y'ibyo kurya yashize agiye kuri shop kugura ibindi byo kurya. Akigera kuri shop nta gushidikanya yagiye neza byibuka bya nyabyo kagiye kugura ibyo kurya. Agura ibyo kurya arabizana. Aya makuru yari abitwa ahantu h'ingenzi kandi ndetse yarihutirwaga, yagiye muri long term memory. Nkuko tubikesha kaminuza ya Izina, ubushakashatsi yakoze ku bijyanye n'ibika amakuru mu muntu cyangwa se memory status, yavuze ko hari uburyo bw'ibika amakuru mu muntu bitewe n'uko umubiri ubifasha. Urugero batanze, umuntu akiri umwana ikintu yahuye nacyo kibabaza, cyangwa se iyo umuntu agukoreye ihohoterwa akagukubita mu nzira cyangwa se akagushinza ibinyoma, ibyo bintu birakubabaza cyane ku buryo utabyibagirwa. Niyo umubonye uhita ubyibuka. Ubundi se kuki ubyibuka? Ubyibuka niyo haba hashize imyaka 5, ubyibuka kuko ayo makuru yagiye mu cyo twita long term memory. Ibika amakuru ku muntu, ubuhanga ndetse n'inararibonye, ibi byose bituruka ku kubika amakuru. Bitewe n'uko abantu bagenda babika amakuru mu buryo butandukanye, niyo mpamvu tuvuga ngo umuntu ni umuhanga ndetse tukavuga ngo umuntu wundi ntago ari umuhanga. Ubu bushakashatsi kandi nanone bwagiye bukomeza bugaragaza ko uko imyaka yagiye ishira n'indi gataha, uburyo bwa muntu bwo
kubika amakuru bwagiye bugabanuka, memory status decline. Byagiye bigabanyuka kubera iki? Ikintu cya mbere bagaragaje ni ikoranabuhanga byagaragaye nk'uko byagiye rigabanya cyane cyane itonde ry'inyandikwa ry'amagambo menshi cyane. Mudasobwa iyo usacinze muri Google ugakora search ukandikamo ijambo, ntago bisaba kurirangiza, ujya kugezamo hagati iryo jambo Google yariguhaye kuko ifite andi bisa menshi cyane. Ibi ngibi byagiye bigabanya ubushobozi bw'abakiri batoya mu kugenda bafata ayo magambo, ntago yirirwa ajya gufata ijambo kuko abazi ko Google zarimuha. Ibi ngibi byagiye bigabanya icyo bita memory status. Ndetse nanone ikindi kintu bagaragaje muri ubu bushakashatsi bwabo, bagaragaje ko bitewe n'uburyo abantu bagenda bakoresha ibintu bitandukanye, nta bushobozi abantu bagifite bwo gufata mu mutwe nk'ubwo mu kinyejana cya 15. Byaba bishoboka se ko abantu bo muri iki kinyejana cya 21 ari abaswa? Oya, ntago ari cyo bishatse kuvuga. Ku buvumbuzi abantu bo mu kinyejana cya 21 bagiye bakora harimo guteza imbere ubuvuzi, harimo guteza imbere ubwikorezi ndetse n'ibindi bitandukanye no mu binyejana byagiye bishira. Ubu ngubu nta muntu wakicwa n'ubushita, iseru, akicwa n'izindi ndwara ndetse z'ibyorezo. Ariko mu bihe byashije umuntu warwaraga malaria bavugaga ko iyo ndwara itabaho, ndetse bakajya kubaza abakuru bakavuga ko batewe bagasenga. Ariko uyu muntu wa none mu kinyejana cya 21 yavumbuye ubuvuzi bwahinduye byinshi. Byaba bisobanuye ko kuba abantu bo mu kinyejana cya 21 baravumbuye ubuvuzi bishatse kuvuga ko bafite icyo twita memory status mu ndimi z'amahanga, cyangwa se ubushobozi bwo gufata umutwe burenzeho mu kinyejana cya 15. Oya, rwose ntago ariko biri. Mbese utekereza kuba abantu bo mu myaka yashize igihe hayoboraga abami mu gihugu cyacu cy'u Rwanda barafataga ibisigo mu mutwe nta hantu babyanditse na hamwe, ndetse bakabivuga neza nk'uko biri, byaraterwaga n'iki? Mbese umuntu w'ubu wa none yabasha gufata igisigo mu mutwe cy'imikaraga isaga 800 akakivuga neza ndategwa ahereye ku murongo? Biragoye cyane. Wabyumvishe neza, ntago byapfa gushoboka kubera ko twateye imbere mu ikoranabuhanga. Birasaba ngo icyo gisigo cyangwa se iryo tonde ry'amagambo najya kurivuga aryandike mu ikoranabuhanga, akore record, abirikodinge cyangwa se abifate amajwi akoresheje ikoranabuhanga. Biragoye cyane kubona umuntu wabasha gufata imikarago 800 mu mutwe nta hantu yanditse muri iki cyejana cya 21. Ibi ngibi ni igihamya gisobanuye neza ko ubushobozi bwo gufata umutwe bw'abantu bwagiye bugenda bugabanyuka umunsi ku wundi. Ikoranabuhanga, memory status decline. Kaminuza ya Izina yakomeze ikora ubushakashatsi, ifata abana 200 bo mu kigo cya Wenchgain, ibaha impapuro ngo bandikeho amagambo y'icyongereza bagenda bababwira. Mu bana 200, abana 80% nibo bonyine babashije kwandika aya magambo nk'uko bagiye babivuga, ariko nabo bagenda bibeshya nko gushyiramo inyuguti za S mu magambo y'icyongereza, kugenda bashyiramo utwuguruzo, kugenda bashyiramo udukubo, nabyo bigenda bibagora. Irongera ifata abana 200 ibaha mudasobwa babwira amagambo yo kwandika. Amagambo bayandika neza nk'uko babwiye, ndetse n'ibintu byose birimo, kubera ko mudasobwa yagiye bafasha bakandika ijambo rikaza batararirangiza. Mbese mu gihe bya bikomeje kumera gutya, byazagenda gute mu bindi binyejana biri imbere? Mbese ikoranabuhanga rikomeje kwiyongera gutya, ni gute byazamerera muntu mu bijyanye na memory status? Mbese ntago waba yibaza ko abantu bakoresha short term memory kurisha long term memory nk'uko twagiye tubibona haruguru? Ibi byazagira ingaruka zikomeye cyane mu bijyanye no gufata umutwe mu myaka iri imbere, aho abantu baba batagifata umutwe ahubwo bakizera ikoranabuhanga kurusha imitwe yabo. Ubu umuntu umubwiye ngo nakubwira nimero wazifata mu mutwe ntago yakwizera, keretse ufite urupapuro n'ikaramu urimo kubyandika nabyo bireba. Birasa naho twizera ikoranabuhanga kurusha abantu mu bijyanye no gufata mu mutwe. Mbese ntago byazageraho ngo tukamenya ko umuhanga wa mbere ari mudasobwa kuri twebwe, nubwo ariko twayikoze mu bijyanye no gufata mu mutwe mudasobwa ikaburusha umuntu. Birasa naho bagushyize imbere guhitamo mudasobwa cyangwa se umuntu mu bijyanye no gufata mu mutwe, cyangwa wabitsa amakuru akamara igihe kirekire, wahitamo mudasobwa. Nibyo koko, nanjye nahitamo mudasobwa yaba ariyo karita iri butsinde, kuko yabasha kubika amakuru igihe kirekire cyane kurusha umuntu. Mudasobwa yabasha kubika amapaje n'amapaje y'impapuro mu gihe kirekire kandi ntagire ikibazo. Mudasobwa yabasha kubika amashusho, amajwi menshi cyane kurusha umuntu ntagire ikibazo. Mudasobwa yabasha kubika ibisigo byinshi cyane bitagira umubare kurusha umuntu. Turabashimiye kuba mumaze gukurikirana iki gice cya mbere kuri iki kiganiro kijyanye na memory status cyangwa se uburyo bwo gufata umutwe amakuru. Mu bindi biganiro bitaha tuzongera tubategurira byinshi byiza kandi vuba. Turagushishikariza gukora subscribe kugira ngo uko bizajya bisohoka uzajye ubonera ku gihe kandi vuba. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.
kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya